Yo bimeze gute abakunzi ba MNTV turizira ko mumeze fresh. Nanone twagarutse ni wa muhungu wanyu Musinga nanone. So uyu munsi twagarutse nanone murabibona naba cute girl. Beza cyane. Bimeze bite? Ni fresh. Bimeze fresh. Meze bon. Bimeze bon. Kabisa. Bakwita? Onyita Ornella. Okay, Ornella nawe bakwita? Tamara. Tamara mana gikufita akazina keza. Merci. Merci. Okay. So murabibona turi hano mu kigo cy'amashuri na Boro i Kanombe mu kigo bita Isanya Rugunga. Okay, ni ikigo bita Isanya Rugunga, ni ikigo cyiza cyane gifite nyine physical appearance yakiri hejuru cyane kabisa. So twabasuye. Twabibonye mwadusuye kwa Dodo, of course it's on. Okay. So wiga mu kangahe? Level 4 tourism. For tourism. None ibintu bya tourism ari ukuntu baba bavuga ngo muhora mugenda, ari nk'ukuntu umwana bagenda cyane. Ariko yuza kwiga tourism ko mbona wari ubibashije. Mwigara akantu mwiga ko kugenda. Kugenda wari kumva byo bibari biri must kuko tuwa nubwo touringa nyine. Kugenda ushobora no gusanga umunyeshuri avuye muri classe agasohoka akagenda ukajya ubona kwirirwa azenguruka mu kigo nka kintu ari gukora niyo ngiyo nayo yabatuwa. Okay, noneho ubwo se hari nka gutyo tubare urimo katamo n'iki ntuburi nko muri etide urimo witoza n'ubundi byo bakwigisha muri etide z'undi ngira ngo umuntu abari no kwiga ikibazo nyine nkubajije mwiga tuba nyine umbwiye ko ari ukugenda yuko aruse nk'amasomo kaba uri nko gukatamo tubare ari modire uburi kwiga cyane Tamara wiga level 4 software software kabisa. MNTV keneye aga software cyane rwose umva no kubikurikirana uburyo dushaka uburyo kazaba ka designinze cyangwa uburyo kazaba kamezemo na aga software dushaka kuzajya ducishaho filime zacu zikajya zishyura igiceri kimwe cy'ijana gusa. Uzabidufashamo? Nta kibazo, ndahari ku bwanyu. Okay, ariko hari abantu benshi nyine ibibazo bakavuga ngo software ni bisomo bigora, usanga nyine abana benshi bahunga software. Ni cyo kintu kirimo kigorana? Nyine software kuntu imeze na okay ntagigora cyane ku ruhare rwanjye, nagigora cyane ariko nyine iragora tu nyine n'amakode kumva nyine nanone kandi hari abantu baba badafite nyine umutwe wo gufata ibintu by'amakode boro ngizo nyine bishakiye twatuwa nyine tera utubosanse kuko software ntabwo atera bosanse. Okay, message twumvishemo angaha twumvishemo urumva ngo sodi niyo y'abahanga ngo tuwa ngo n'utuntu ngo utamenya icyo kintu ntabwo byumvisha bivuga ibintu tabaye none ubwo ari kuvuga ngo sodi ngo niyo y'abahanga wese aziki reka ariko kandi agiye kudufasha icyitwa software icyiza cya tuwa rero tuwa ni thinking kandi sodi abamo ibintu byinshi oya ntago ari ukuboroka nyine wirubiriza ubwonko cyane nyine urega umuntu urushya ubwo rega nta kintu ugeraho utakiruhiye bro kankubwire mani najye ubimenya ushobora kurushya ubwonko bwawe mani bikakuviramo nyine oya nyine impamvu twebwe abasodi of course tuba dufite nyine umwanya wo kwicara nyine mani tugatekereza tugascriptinga ikintu cya mbere mani tugakora cyamunanira umutu ashobora kugenda hariya agakora subakana mu mazi ikintu akamenya uburyo yakidefanda amahaho kantu umusodi kani umuntu ufata amakode mu mutwe ntabwo yabura kwidefanda shiri cyane sibyo se. Noneho ngereka turebere hamwe twasoje kwiga sibyo ni ikintu no gifite isoko hanze tuwa of course we wemera ko ari cyo gifite isoko misodi kuko yiga oya abakunzi ba MNTV niba ibintu bizeho ko nawe uze kujya muri comment tubwire wowe niye impamvu ushingira uvuga ko ari ifite isoko tuwa rero shoko warize tuwa nta kazi wabura kamubwira ukuntu utakabura ko nasodi mu kubora gusa tuwa yo sho gusaba akazi nka boro nyine nko muri hoteli ukajya gukora kuri reception nyine tuba dore nk'izo ndege ziri gutambuka ngo n'abatuwa bari gukora cyane abatuba ubundi respect kabisa ariko nawe sodi nabo baba barimo of course bakuramo icyo abasodi rero abasodi nabo baba barimo ako nyine na sodi ntabwo wabura akazi mani kuko reba ugiye nko muri company runaka nk'iyo hotel urimo kuvuga ukagenda bakagusaba ko ubakorera wenda nka website mani baguha ibicwa byinshi bro baguha amafaranga menshi tuwa nyine numa mushaka kwigendera muri imbura mu corona nyine mukunda kugenda bras ako kantu k'imbura mu corona iyo message yatambutse. Okay, noneho sibyo ari ukuntu nyine
buri muntu aba yarabihisemo nyine bitewe n'uko abikunze. We ku giti cyawe ndakeka wagiyemo ubikunze cyane. Ndakeka nibeshye. Sha ntabwo wibeshye ta. Nawe niko bimeze. Rwose. Okay, noneho tubare hari umuntu uri hanze afite igitekerezo arangije mu wa gatatu agiye kuza superieri araje arakubaje njye nshaka kwiga tuba nihe nama wangira. Ubwo rero nyine ngiye inama namugira. Tuba ubundi ngiye ku giti cyanjye tuba nyine nambwira like ni trade shobora kumufasha kuzagera ku kintu ashaka. Niba yifuje kwiga tuba agomba kuyiga kandi akayishyiramo umwete akiga nabikunze da ko iyo wize tuba uri kubinegirija ushobora gusanga nyine bipfuye tu ugasanga na gahunda wari ufite nyine wenda future yawe cyo washaka kugeraho nikigende neza nyine ukabona araguye tu cyo nambwira nyine nagende yige tuba ayiga bikunze nyine imbogamizi zose yagenda ahura nazo akamenya uburyo yazidefandamo akamenya n'uburyo yabicamo tu. Ni cyo kintu cyagukundishije kwiga tuba? Ikintu cyankundishije kwiga tuba rero ngiye nubwo gisekeje ikintu cya mbere nakunze kwiga tuba nyine nuko nyine nashakaga ko wenda ngewe numvaga ko na n'ubu ndakimba ko nindangiza kwiga tuba nzabona nyine ubushobozi like bwo guflyinga nyine nkabona akazi mani mu makampani arenze nyine agendanye na tuba nkamenya uburyo na guiding abantu like nyine nk'abatourist bavuye hanze baje mu Rwanda. Reka mvuge rino jambo Imana izabigufashemo. Okay, Tamara none wowe tugezeho nawe hari umwana uri hanze ushaka kuza kwiga software nihe nama none wowe wamugira ni wabimukundisha ugendeye kuki? Njyewe umuntu wenda uri hanze ushaka kwiga software inama namugira man iyi section yizemo yikunze yizemo ufite nyine uri hard working ukumva nta bintu byo kurangara man nyine wumve ngo ufite umwete mwinshi ku buryo nyine man uba uri concentrated ku masomo yawe tu nta kindi uri kuvuga ngo ibiki n'ibiki nyine wowe uri concentrated ku byo uri kwiga man uje no ukunda na section wiga tu. Okay, urakoze cyane. Hano njye mbuze noneho icyo nahitamo ubwo mwembe umuntu abagezemo yayishaka ibindi yiga kubera ko buri wese wambwiye uburyo ariko na software ni nabyo nayo ni nziza da. Ubonye uko yiga wayiga? Nabwo mbonye kwiga nayiga. Okay. Nabyo software na tuba rukuboro bijyana mukona. Okay, noneho akenshi ari nk'ukuntu nyine abantu baba bavuga ngo soding irakomera ni ibintu bishoboye abahungu ni icyo gitekerezo cyo bigenda gute? Kuki abakobwa bumva ko batayishobora? Ni nka bye ndi bavuga ngo nawiga amasonga ari umukobwa ngo nawiga mekanika ari umukobwa man abakobwa nimukumve ko tudashoboye man abakobwa turashoboye man nta kintu tutakiga tu byose bisaba mu mutwe bisaba gukunda ikintu bisaba man n'umuhate mwinshi. Okay, turimo tugenda tugana ku musozo nje nano ni ikibazo ngiye kubibariza mwembi sibyo? Baramutse bagoye miliyoni 100 reka tureke ni100 miliyoni 10 ukubite papa wawe urushye umusangana ari umukubita inke ebyiri nziza azimukubita. Shamuziga we. Nazimukubitara nazimukubita nazimukubita uko nyine uko nyine wowe sibyo baramutse bagwiza miliyoni 10 kubite papa umusangano yicaye nta kintu mwavuganye tumukubita inke ebyiri wazongera kumukubita? Njye nagenda man nkatamukubita izo nke ebyiri nkamubwira ni none ngewe fate 5 nanjye mfate izindi 5. Noneho hari itegeko tuzi excuse ariko aceho icyumweru nta kibazo abana ku mafaranga ko barcyaye bimeze oya rega ntago wamukubita bikaragira amafaranga ukayarya wawe of course wiwe atari wawe ariko wakubita papa wawe ntiyagusohora mu nzu icyo ni icyambere umubyeyi aba ari umubyeyi musimba barira umubyeyi aba ari umubyeyi nyine yatatekereza ko bakuroze njye nakigira umusazi mani nakigira umusazi wagenda uri seriye. Okay, nagenda ndi seriye left and right nkubita yatavuga umwana wanjye n'ibiki bimufashe baramuroze ko nguko yatavuga ata. Okay, noneho ngiye ngana ku musozo sibyo? Ni ikibazo kimwe nyine nshaka ko n'umuntu wansabye ngo nkimubarize sibyo? So murabizi turi muri high school sibyo? Ari ibintu byinshi umuntu agenda ahura nabyo ari n'ibyo nyine ugenda ubona ariko ani nari ikintu kiganzamo
bita guteretana ndakeka buri wese akizi sibyo niye komantere wagiteraho nshaka guteretana se muri high school uko byabaye nk'indangamuntu ushatse kuba ngo nawe urabikora oya ku giti cyanjye njyewe ntabwo mbikora ariko nyine guteretana muri high school of course usanga ntabwo ari nk'ibintu wazana ukavuga uti ego ko muri high school barateretana ntabwo ari ibintu byatungura umuntu nyine babimubwiye ko high school ntabwo umunyeshuri yego aba yiga boarding of course ntabwo hanze se umuntu wo hanze reka aba yumva ko umwana yagenda akiga yego no kwiga biba birimo ariko nyine n'ikiba kimujyanye ntabwo guteretana byabura rwose gusa akenshi na kenshi usanga umunyeshuri usanga iyo atari kumwe na boyfriend wiwe aba ari kumwe n'ande nyine akenshi na kenshi ntabwo guteretana rwose high school byabura kapo ego ko top 10 za kapo mu kigo usanga kuri asembo ziri kuvugwa tubwiye nk'abaheruka kuvuga cyane nyinshi niye na sheri we mwana Tamara Tamara nyine ngewe iki nabivugaho tu mani muri high school guteretana ubundi ngiye mbona ari ngombwa mani mukuri why kankubwire ikintu cya mbere nubwo ngiye ntabikora of course ariko wabyishakira kare oya ngiye ntabwo mbikora tu umva G niba uzi ko umutereta barakwishe ugumva nyine ngewe ikintu nyine nabivugaho tu nuko mani erega umukobwa uburi lonely rega uburi lonely irungu ryakwishe mani hari ukuntu uvuga ngo mfite inshuti z'abakobwa ko tudashobotsera ejo n'ejo bundi murashwana mani bikaba birefu ariko iyo ufite boyfriend wawe muba muri kumwe mugasangira wenda washwanye nabo ba baby man muri kumwe ari wowe nawe mukisangirira tu nta karenze ubuzima bukendereye amani okay none murabyumva sibyo njyewe ndi kugenda ngana ku musozo wanjye ndabona utarangira sibyo musozo wanjye ntabwo uri kugenda urangira ndi kugana ku musozo ahubwo nkajya natangira Tamara noneho ari ukuntu umuntu wagutya aba yababonye akaba yifuza andi makuru kuri mwebwe mwamentioninga ama Instagram yanyu kugira ubikenera ibindi aze kubibariza sibyo of course nyine IG yanjye njyewe nkoresha Instagram username ni Ornella agastroke hasi 366 nyine name nkoresha isanzwe ni Nella Butterfly ibintu nk'ibyo gusa nyine izina ryanjye ryo kuri IG ni Ornella stroke hasi 366 ya okay nawe twakugezeho witwa njyewe username yanjye yo kuri Instagram kumva ni twa turongo tubitwa hasi _ ISS n'akandi ka underscore kamwe iriza n'utundi tu underscore tubiri niyo username hanyuma hanyuma indi nyine name isanzwe ni Tamara with a dark heart yes okay bakunzi ba MNTV turabashimiye cyane kuba bakurikiye kino kiganiro